hageze bati zana uwo muntu urumva umukozi baramubajije uriya mudamu navuga ko mama wa nyakwigendera mu Michel avuga ko ribu yonyine yaravuze ati uyu mukozi uzanye biragaragara ko ari tuwishe kuko ibintu ari gusubiza bigaragara ko atari wishe muzana uwo mudamu muzana uwo mudamu ni ari hehe uyu mudamu rero kuri kese yaregwaga yuko zimwe mu nzego zishinzwe umutekano mu bagiye kumufata hika ko ari daso ni daso ngo yarababwiye ati noneho satani yandiriye ndabona agiye kuntanga mu mbabarire mbaye icyo mushaka cyose murashiki ariko ngo yabemereye ko ari we wamwishe ariko uyu munsi we yabihakanye mbere yavuze televiziyo ko yavuze ati ibyo bintu kandi koko mugani hakora ibimenyetso hari ibyo byo ko yakari ibyavuzwe nawe ubwo wumvisha ari kuvuga ati ko batandeka nkayabaha ayo mafaranga ashaka kubaha bakamfatira mu cyuho none bitari ibintu byo kumpara nawe barampara bikatiye ayo mafaranga bavuze ngo nagishatse kuba hari hehe ko bataretse ngo nkabanza nkayabaha nyawahe none banamfatire mu cyuho ndi kuyabaha asi kuburana ariko umugore uri hariya azi kuburana ni mubi cyane wagira dutangira nabikubwiye navuze yisobanuye ntangira kuvuga ati tugiye kubona undi muntu ntangira kuvuga ati menya ari uyu mukozi wasanga ari umukozi ariko umukozi nawe uko yisobanuraga none hari nakandi kantu urumva umudamu yamaze kuburana neza twumva aregamiye hajyaho umukozi rero mu kuvuga nta nubwo yavuze ibintu byinshi iracyari umwana ariko ibyo ari byo byose yavuze uko byagenze nta kintu yongereyeho genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire reka twizere ko ibihe byanyu bimeze neza cyane abakunzi ba ITV Rwanda ndetse n'urugendo online TV ni kwa Samu Gakire ndi kumwe na mugenzi wanjye Jerome Munyentwari bivuze neza umeze neza komera ko nitwa Jerome koko nuko bimeze rero uyu munsi wenda ntago turi buze kubatindira cyane tugiye kuganira murabizi ko ndi kumwe na Jerome haba hagomba kuba harimo ubutabera ubukungu ndetse na diplomasi ubukungu ntabwo burimo nta makuru akomeye arebana n'umutekano ubutabera politike na diplomasi uvuga ngo ni ubutabera nyine umutekano politike n'ububanyi n'amahanga ariko kuri case turi ku butabera kandi bubabaje cyane ngira ngo mu minsi ishize n'ubundi abantu bakurikira channel zacu mwabonye inkuru y'akababaro cyangwa se inkuru y'agahinda y'umwana bita Michel bivuga ko yishwe n'umuturanyi we ngira ngo nugukekwa iyo nkuru twarayikurikiranye tunaganiriza ababyeyi uyu munsi rero ngira ngo ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 nibwo ngira ngo bageze imbere y'ubutabera mu gusobanura ibyo baregwaga ngira ngo inkuru yabaye ku itariki 11 ukwezi kwari gushize z'ukwezi kwa gatanu nibwo humvikanye iyo nkuru y'akababaro mu bakekwaho rero ngira ngo nibyo tugiye kuganiraho harimo Mukeshimana Marie Rose wari umuturanyi wa Nyirankundimana Console ngira ngo Nyirankundimana Console ni mama wa Michel uriya mwana witabye Imana uwo muturanyi we ni Mukeshimana Marie Rose niwe uri gukekwaho ndetse n'uwari umukozi wo kwa Console Mutuyimana Liberata abo bombi rero uyu munsi ahagana saa 3:40 bari basesikaye ku ngoro y'ubutabera y'akarere ka Gasabo siko rwibanze twari tuhibereye ngewe na Munyentwari Jerome zamagahinda nikica anya nk'umubyeyi wabyaye ntekereje kubona umwana w'umwaka ofete hari ukuntu bavango tu reporting ariko tuve mu nkuru nayivuyemo ariko nanone ntabwo yemera kuko ndi umubyeyi ariko kubona umwana nkanje ufite yego bana bajya kugera ku myaka 10 kubona akana kagahinja k'umwaka n'amezi 5 cyangwa se 8 ntabwo nibuka neza hafa gacumitwa icyuma mu misaya hagamijwe kubyiringita ubwonko kubushegesha
ubwonko nyine urumva n'akantu gato iyo gatokoye ku bwonko hitaba ikibazo, umwana atumutwe, umuntu atumutwe n'umuntu mukuru. Donc ubwonko ni inyama, ni igice cy'umubiri kidatokorwa, noneho kugitokoza amaraso ni urupfu nyine. Ibi bintu bita byumvikana. Umwana nk'uwo niwe wishwe. Yego yo havuze ngo urupfu, hari igihe tuvuga ngo umuntu yapfuye, nibyo nta rupfu rwiza ruba hari, ko hari ibyo bita agashinyaguro. Ngira ngo ni nabyo uriya mwana yakorewe, bigakubitiraho ko yari umuntu utashobora kuvuga ngo uramwicara kurwanya, uramwica wenda yari ari maso ananasinziriye. Nicyo kintu ubundi kibaje ku rupfu rw'uyu mwana Michel Nyakwigendera, Imana ikomeze kumuhira uko ridashira. Ngira ngo uyu munsi rero mu gitondo twari duhari njyewe na Munyentwari Jerome mu masaa 3:40 nibwo abakekwa, kuko baracyakekwa, hari umwe mukozi bita Mutuyimana Liberata, wari umukozi nyine nawe wariraga Michel, harimo noneho n'uyu muturanyi we, imiryango irebana, Mukeshimana Marie Rose, unanakekwaho cyane n'umuryango ndetse wa Michel wa Nyakwigendera, uvuga ati rwose tureke kwirirwa tunyura ku ruhande nubwo tutari urukiko ngo tubimuhamye, ariko turabizi neza. Ngira ngo Jerome, nkatwe twari turi hariya, uyu mudamu Mukeshimana ukekwa yinjiyemo hariya nk'umurokore na Bibiliya ye, ibyo ntibikuraho ya ntera ivuga ngo ubutabera buganze, kudahana bicike, amahora. Iyo ndirimbo ngira ngo nimwe yo mu bisasu, niyo mu biki, mu buryo ninyeko gacaca ha. Yego ibyo turaseka, ariko birababaje rero. Wari umaze no kubivuga kuri 11 nyine z'ukwa gatanu nibwo ibyo byago byabaye, abantu barumirwa, yibirahurura, polisi iraza, ibimenyetso birafatwa byo kuri tere, bitanifashishijwe by the way mu rukiko, ntago byagarutswe kubera yuko wenda ari muri detention provisoire. Yego bizagaruka wenda mu kuburana mu mizi. Yego abantu rero bagatangira bavuga bati ubundi iyi case muri detention provisoire buriya ababurana abakekwa baba bagomba kuburanira mu rukiko, ariko iyo bibaye ngombwa abaturage babisabye, bene gukorerwa icyaha babisabye, urukiko narwo rukabasha kubyumva, hari ukuntu umuntu azanwa kuriteraho icyaha. Ariko biri no mu busabe, icyaha ndenga kamere nka kiriya, biri no mu busabe. Niyo uganirije abantu bo muri uyu muryango barabisaba n'abaturanyi baravuga ati muze kuritere, uyu muntu nibura aburanire mu maso y'abantu. Ibi bintu ari kuvuga mu rukiko, kuko tugiye kugaruka mu byo yagarutseho mu rukiko, avuga ati ibi bintu ari kugaruka mu rukiko ari kuri tere ntiyabona uko abivuga, kandi turakeka ko ari we. Kwanza bo barabyemeza ko ari we, bo baremeza batitaye ku mategeko ayo ariyo yose, kuko baravuga ati ibyo by'amategeko n'icyo ateganya, gukeka oya, twebwe turemeza ko uyu muntu ari we watwiciye umwana. Yego, ikindi kandi wibuke ko banavuze ko uyu mudamu n'ubundi hari uburyo adafite amakuru meza mu baturanyi, niyo mpamvu bashingira bavuga ati mumuzane, n'ubundi hari n'ibindi ibintu yakoreraga abaturanyi tuzabonereho n'umwanya wo kubivuga, kuko harya bavuze ko ari ibihe ko nabyibagiye. Wumvishe ko nawe ubwe byiregura yavuze ko nyuma y'uko, kuko n'umushinjacyaha yamubajije, ese uretse iyi famiye, umushinjacyaha cyangwa umucamanza yamubajije ngo uretse iyi famiye abaturanyi bo mupfiki, aravuga ngo ntacyo, ariko aravuga ngo byagaragaye ko naharabitswe nyuma y'uko ibi bibaye, nibwo bagiye bamparabika nyine kugira ngo berekane, baremereze ibintu, berekana ko ari njye nabikoze kandi ndengana. Uyu muntu rero Mukeshimana, urabona ngewe nkinjira mu rukiko, kuko urubanza rwari ruteganyijwe saa 3. Yego, saa 3:40, umucamanza umwe, inteko iburanisha igizwe n'umucamanza umwe n'umwanditsi umwe, babanje kwicara imbere y'imbaga y'abumva urubanza ndetse n'ababuranishwa, kuko hari harimo benshi. Yego, babanza kugira ibyo batunganya mu mashini zabo, hari ibyo babashyira muri systeme, birumvikana. Bigera igihe umwanditsi arasohoka yongera kwinjira, umucamanza yongera kwinjira, nako umwanditsi arinjira, hanyuma urubanza rubona gutangira.
umucamanza ubundi ni ibintu bimaze kumenyererwa ni ka protocolaire birasanzwe niko atangira arabanza akabaza umwirondoro akasoma umwirondoro w'uregwa arasoma usanga umwirondoro ahura n'uwe watanzwe n'ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha hanyuma umucamanza aravuga ati umwirondoro n'uwawe ati koko n'uwanjye none se birumvikana nyine izina ryo birumvikana yitwa Mukeshimana Marie Rose ndetse na Mutuyimana Liberata ariko bari kumwe n'abagenzi babo benshi kongera ngo sinabo bahereweho ni nabo barabakabiri bo bahereho yavuze ati umuvandimwe wanyu uri bunyunganire ntabwo arahagera mureke yiteguye kuburana neza abandi rero yabaje mwirondoro ni wanyu amazina n'ayanyu nta kibazo bati ni twebwe mwiteguye kuburana twiteguye kuburana muraburana muhakana mumwemera icyaha turagihakana bo bahereye bombi baragihakana bahereye kuri Mukeshimana ariko noneho hagati ya Mukeshimana na Mutuyimana bo ubwabo ntabwo ari ababuranyi bashinjwa icyaha kimwe kubera ko bacyumvikanaho cyangwa se bashyize umujyo umwe ngo bikureho icyo cyasha ubwabo basa nk'ababurana nibo wayibonye hagati ya Mukeshimana na Mutuyimana baraburana nanone nabonye kuriya mugore ashobora kuba cyane bakagaruka akabashinja icyaha wayibonye buretse nkaho gato wenda tuze kujyana neza ngira ngo twari tuhibereye wabonye ko bishobora kuba bishoboka ko uriya mudamu Mukeshimana ashobora kuba yaregereye uyu wari umukozi wa bariya aho bari bafungiye kamubwira ati tuzabigenza utya reka tuzabura n'utya uriya mwana kamwigarika yamuvuyemo wabibonye yamuvuyemo ukuntu yamuvuyemo wumvishe ko we ari we wabanje kwisobanura yiregura yanavuze ngo habanje kwisobanura uyu mudamu w'umuturanyi Mukeshimana Marie Rose umurokore yaje ate tubanze ako kantu retonesa noneho tuze kwibuka ukuntu yambaye ati yambaye igitenge kwa kundi ishati bayikora nyine igitenge kirimo umutuku umudamu wiyubashye w'umusirimu noneho umurokore yiteza agatambaro igitenge kiganjemo umutuku mwinshi n'agatambaro karimo icyatsi kibisi n'icyatsi kibisi yego imbere ye Bibiliya ni igitabo cy'indirimbo munsi indirimbo z'amazamuko na Bibiliya yera Bibiliya ni yera ntago ari ntagatifu akicaye uzi gutandukanya Bibiliya yera Bibiliya ntagatifu ni y'abakatolike Bibiliya yera ni Bibiliya y'abarokore itarimo isezerano ya kera nuko ntagatifu y'Bibiliya irimo Nouveau Testament twetereze kwinjira mu by'imyemerere bisanga nuko arafite Bibiliya kandi Bibiliya ntagatifu ndabizi mbona ari nini cyane kurenza iya ntagatifu nini ku kigo abantu barezima hanyuma yarafite yera ariko mbere yuko ahamagarwa ngo yisobanure ku byaharegwa yabanje njyewe twari kwicaye dutega abanje kuba ari muri Bibiliya yari kugenda asoma imirongo kusa ntago nigeze nitegereza neza ndebe yarasomaga arimo kumufasha yari kugenda asoma imirongo hari ukuntu baba bateguye ahantu hagufasha washyizemo kakagozi ko muri Bibiliya kagenda ugira gutyo ku buryo bikorohera kuyegereza umurongo nyine wahisemo ko ugufasha mu bitewe na kesi wenda wasangaga yari gusoma ati muri Matayo 5 hahirwa abazumirwa ariko umurongo byo byose ari gusoma numwe mu mirongo y'amaganya cyangwa se y'amatakira ngoye oya rimwe mirongo ariko udacurubatse yari masoma umurongo uko byamera kose nta hantu ura murongo wabutandukaniye n'uwiteka yateguriye abantu ko umutima ugomba gushyitswa mu gitereko kubera ibyo barimo impamvu mwise amatakira ngoye ni kwa kundi bwa bwatsi ihene irya bagiye kuyijyana ku isoko kandi bari buyibage ntacyo kandi bayishira umugani se ngo nta ibyibuha ku munsi w'ihene nuko ako kantu ko kadukoragaho mu gihe twabaga twiteguye ikizamini urabyibushya usoma umwana yiga mu gitondo ari bukore ryarwa n'ubundi taza kubyibuha by the way nubwo turi kubivuga gutya ariko urumva turi kubereka ishusho y'uburyo yari ameze ngira ngo wenda
gusa nge Jody Heto yaraberewe ameze neza umuntu yarari mu ishusho y'umurokore yapfutse amatwi hari imyumvire rero mfite ipfuye yego ariko iyo mbonye umuntu wapfutse mu mutwe agapfuka n'amatwi hari ukuntu nishyiramo ko no kutumva ashobora kutumva abadamu bafite ukuntu batega ibitambaro byabo neza ku buryo aho gupfuka amatwi nge nyine ni akadefo kanjye ntangiye n'ingenzi cy'abasilamu baba bakubisemo boro zabo abasilamu bubihoreye na ziriya ntuza za hagezwe gute ziriya bapfuka byose jiribabu n'umwitandiyo uriya mwitero wabo ntabwo nawitaho cyane ariko uwo nitaho cyane ni uw'abarokore ko maze kubona umubare munini w'abarokore bambeshya bamwe na bamwe cyangwa se batumva badashaka gufunguka umutwe ngo bumve abantu bari kandi abenshi nkasanga bapfutse n'amatwi gutya kakapariti kagatwi bakagapfa bamwe mu batuma banumva abantu bari mu byaha byangiyemo kode ariko nzagakizwa ko kantu nta kadefo nzagakizwe hari ukuntu mbona umuntu iyo bapfutse agapfuka n'amatwi bijyanirana no kutumva mu mutwe cyangwa se no kuwufunga reka turebe ukuntu nagakoze abantu bose gufungura bajye bafungura amatwi agomba kumva bro reka turebe ukuntu Mukeshimana niwe ngira ngo bari bahagaze imbere bombi Mukeshimana Marie Rose ndetse na mugenzi we bombi bashinjwa Mutuyimana Liberata bahereye kuri Mukeshimana warukomoje ku byo bamubaje byo kumubwira ngo ibi byaha uregwa urabyemera ubundi ni ikihe cyaha arashinjwa icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake ubwicanyi bugambiriwe muri make yego uracyemera ati sinkemera yahise yikiririza hejuru ati sinkemera ikindi kintu wenda nibyo tugiye kugarukaho uyu mugore Mukeshimana yari afite confidence mana nyagasani kuva nabona abantu bari confidence ubundi ntakubeshye nzibonana umuntu umaze gushyiramo agacupa nk'aka gatatu burya reka nkwereke ujye ubona ukuntu polisi ivuga iti gusoma gutwara wasinze ni ibintu bibi byateza impanuka ariko burya gusoma ku nzoga ntabwo ari ugusinda cyakora muri iyi minsi bakoze ukuntu ibipimo babigira standard ukuntu ku buryo uwasomye kamwe tubiri turadupete tubiri ntabwo twatuma ukora amadega mu muhanda ni nko gushira inyota ariko hari agasa umusa nibura ujya mu mutwe w'umuntu ukumva ufite confidence n'imbaduko z'umubiri zazamutse ku buryo uri gukora neza kuruta uko wakora gutaragashyiramo kuko ibiyobyabwenge niba tubyita ibiyobyabwenge cyangwa se akantu k'agastimira burya kaba kagomba kubaho byanze bikunze umubiri uranagakenera ka rukoro bamwe mu bantu bajya ari na konseye bamwe mu bantu bajya imbere ya public cyangwa se abantu benshi bavuga ko kanabafasha gukontorora situation baba bufitiye ubwoba bikajya kubona ari aba petit frère hari umupaseri naganiriye nawe avuga ati se burya ubona twikunanga hari imbere dutsemboka tukubita igisirimba byabindi honorable baramwita honorable ndamwemera abantu babiri nemera mu bantu bigisha imirongo ya evangeli cyangwa se ubutumwa bw'Imana Antoine Rutayisire dogiteri Pastor Antoine Rutayisire na n'intumwa y'Imana Paul Gitwaza bari abantu barize kandi barangije ibintu bakora ibintu bigisha bahuza ibintu by'ijuru n'ibya societe bari abantu rero ngiye nibo nemera nari mbivugiye iki rero umuntu iyo ari kwigisha hari aga confidence agira ukibaza iyo kavuye kakakuyobera ariko Gitwaza yaravuze ati buriya tubona musimbuka haba harimo n'utuntu tw'udusasa ariko ntituba tuzi neza ibibasimbutse ngo tuba turimo burya hari ukuntu umuntu asimbuka ukagira ngo bose barimo umwuka wera kumbi bamwe baninjiriwe noneho rero ndabikura ako kantu numva karagukura ariko kantu k'ubusazi kaba karimo ibintu biri aho ngaho ntabwo ari uko atabyitegereje amaze igihe byitegereza uko abana nabo ngiye simbana nabo yego hanyuma rero na Pastor Rutayisire nyine agerageza kuvugisha ukuri ahuza iby'ijuru n'ibya societe kugira ngo ibintu bigende neza kurushaho hanyuma rero umupasiteri umwe arambwira ati buriya tubona twagize dufite
camu turi tayari twigisha abantu ibintu biryoha bimera neza ati burya tuba twashyizemo akantu harimo akasamusa. ayo makuru wari uyafite cyane ntayo ufite? Ntabyo narinzi. Ntabwo ari amakuru ariko nihimbiye ngewe. Umuntu yarambwiye umupasiteri yambwiye ati buriya twe tuba twashyizemo akantu nka kangufu nkaka harya tuni utuye Mujya muri za bya mbutabuta n'ibiki bimwe bya dukonyage dunda ubwonko n'ibiki oya hari akantu bashyiramo ku buryo mu mutwe ubwonko bukanguka kurusha uko bwari bumeze mbere. Ibyo rero biba biri aho ngaho bikabafasha kwifatira imitima y'abakristo. Hanyuma rero warimo utubwira uti uriya mudamu yitwa Mukeshimana Marie Rose ati yarafite confidence koko. Afite confidence yarazifite nyinshi cyane. Uzi ko wagira ngo numwavuka wagira ngo ni metre ndera ndusha abandi. Yarafite confidence nyinshi. Oya metre Gatera Gashabana. Metre Gatera Gashabana niwe uburanira abantu ukabona kuko confidence ziruzuye ukabona ibyo amategeko arabidevina mu buryo bw'uburanira aba star ni. Yukunda kuburanira. Yitwa metre Irene n'indi Nanyemba ariko aratangira kuburana Nanyemba atangiye kuburanira abastari mu kuntu ariko Irene niwe umaze kubaka izina rifatika. Ubwo turi kuvuga kuri Mukeshimana akimara yibona tubwira abantu ko abo bantu biburaniye. Yego biburaniye. Nta muntu numwe wibunganiwe bemeye kwiburanira biyunganiye. Amategeko arabyemera. Yego. Ariko iyo ugaragaje ko utari tayari kwiburanira urubanza rwari guhita rusubikwa. Iyo bagaragaza ko nta mwavoka bafite umwe muri bakagaragaza ko afite imbogamizi yo kubura umwavoka tayari rwari guhita rusubikwa. Ariko kubera ko bemeye kwiburanira ni abantu bakuru kuko yabanje no kubaza imyaka. Uriya mwana afite imyaka 20 uriya mukozi cyangwa bita Mutuyimana Liberata si 23 ahubwo nabyumvise nabi. Akuriya mudamu we no kwiri guyimubaza n'ibyo bwende biragaragara ko akuze yishoboye ashobora kwiburanira. Yabyemeje rero ariburanira atangira tsemba ibintu arabahakanira. Ariko joro tutari twinjiramo mbega umudamu uzi ko yavuze ngatangira kuvuga ntisibuga baye umwere. Urangewe natangiye kubona ingingo zimugonga yaba n'umwere none se umwanzuro gutarafata. Yego ariko urumva ngewe akimara ari tangiye kuvuga navuga ni sikomenya ko ndi kumva si ibintu ari kuvuga ushobora gubwo. Ariko umukozi atangiye kujya avuga ibye noneho akanahatwa ibibazo nibwo hatangiye kujya hazamo udu challenge tumugonga. Reka turebe noneho. Ariko noneho ubucamanza nyine hari icyo bita ministère publique cyongereza rya bayita gute burya ministère publique ko ni public ministry nyine ubwo twabyita gute tujye guhimba indimi se bwo nuko ubwo nyine ni intumwa za ngemba mwumva ari nk'intumwa nanone za rubanda abahagarariye rubanda mu rukiko abahagarariye intumwa za rubanda mu rukiko. Yego ministère publique nibo bita abashinjacyaha kuko kira ubundi tubanze tubwiye n'abantu badukurikiye ko ibi ni ibyaha. Iki ni icyaha kitari mboneza mu bantu. Iki ni icyaha nshinjabyaha. Icyaha nshinjabyaha ni cyaha mboneza mu bantu ubundi dore ko giteye duhere kuri cyo ngicyo. Ni cya kindi wenda naba nakwibye nk'igitoki ukamfata aho ngaho nge nawe dushobora kumvikana mbere na mbere. Bibaye ngombwa batwongera mu miryango. Bibaye ngombwa tujya no mu rukiko we wakiyizira wowe undega. Nizazi ni nyinshi baburanishiriza mu migoroba y'ababyeyi utwo tuntu tukemukira ngo z'abaturage zo nimboneza mu bantu. None ariko tuzifate kugira ngo tuzijyane mu rukiko tuzifate zageze mu rukiko wowe ubwawe wihagarariye undega ntabwo ari umushinjacyaha. Aho ngaho bitandukanye n'imanza nshinjabyaha uwabaye offended uwahemukiwe cyangwa se uwahemukiwe uwakorewe icyaha abashobora kukurega yibwirije cyangwa se bimutunguye cyangwa se bamubwiye ko wenda umuntu yamuhemukiye akatanga ikirego. Ariko noneho bigiye bitabaye ngombwa bitabaye ibyo ngibyo n'uwushinjacyaha bubimenye n'uwahemukiwe atabimenye
ariko nyumva nabwo wowe ushobora kukurega ku nshinjabyaha nuvuga ngo kiriya cyaha cyabaye hariya cyo kwica uriya mwana Michel woroheje niyo ba nyina na ba se batabimenya n'ubushinjacyaha bukabimenya mbere yabo bwashobora gutanga kiriya kirego ni inshingano zabo nibwo bwoko bw'urubanza ruri kuburanwamo ahangaha rwitwa nshinjabyaha kuko biranagaragara ko umushinjacyaha kurabona abahemukiwe bari mu rukiko nicyo bavuze se ntacyo bavuze ni ubushinjacyaha bufata kiriya kintu ariko wumvishe ko bavuze ati yisobanuraga yabeshya nkumva nahaguruka nkavuga cyane cyane wabyumvishe kuri se wabo w'umwana ntago byemerewe rero ntago byemerewe nyine ni nacyo tuba tuvuga ngira ngo Mukeshimana niwe watangireho yisobanura ngira ngo umushinjacyaha reka twumve umushinjacyaha yavuze iki yavuze ati impamvu tubakurikiranyeho iki cyaha impamvu bakekwaho iki cyaha ni uko ubu bwicanyi bwabaye bahari bombi bari bahari umwana agapfa bagakekwaho kuba bari bo bamwishe ariko ntibabashe kugaragaza undi wundi waba wamwishe mu mwanya kandi rero n'ikindi kintu gikomeye bombi barashinja afite confidence yarazifite nyinshi cyane uzi ko wagira ngo ni umwavoka wagira ngo ni metre ndera ndusha abandi yari afite confidence nyinshi oya metre Gatera Gashabana niwe uburanira abantu ukabona kuko confidence ziruzuye ukabona ibintu by'amategeko arabidevina mu buryo bw'uburanira aba star nitwa metre Irene n'indi na Nyemba atangiye kuburanira abasitari mu kuntu ariko Irene niwe umaze kubaka izina rifatika ubwo turi kuvuga kuri Mukeshimana akimara tubwira abantu ko abo bantu biburaniye yego biburaniye nta muntu n'umwe wibunganiwe bemeye kwiburanira biyunganiye amategeko arabyemera yego ariko iyo ugaragaje ko utari tayari kwiburanira urubanza rwari guhita rusubikwa iyo bagaragaza ko nta mwavoka bafite umwe muri bo akagaragaza ko afite imbogamizi yo kubura umwavoka tayari rwari guhita rusubikwa ariko kubera ko bemeye kwiburanira ni abantu bakuru kuko yabanje no kubaza imyaka uriya mwana afite imyaka 20 uriya mukozi wo bita Mutuyimana Liberata si 23 ahubwo nabyumvise nabi akuriya mudamu we no kwiri guyimubaza n'ibyo bwende biragaragara ko akuze yishoboye ashobora kwiburanira yabyemeje rero ariburanira atangira tsemba ibintu arabahakanira ariko joro tutari twinjiramo mbega umudamu uzi ko yavuze ngatangira kuvuga ntisibuga baye umwere burangewe natangiye kubona ingingo zimugonga yaba n'umwere none se umwanzuro gutarafata yego ariko urumva ngewe akimara ari bitangiye kuvuga navuga nti sikomenya ko ndi kumva se ibintu ari kuvuga ashobora kubwo ariko umukozi atangiye kujya avuga ibye noneho akanahatwa ibibazo nibwo hatangiye kujya hazamo challenge tumugonga reka turebe noneho ariko noneho ubucamanza nyine hari icyo bita ministère publique cyongeza rya bayita gute burya ministère publique ubwo ni public ministry nyine ubwo twabyita gute tujye guhimba indimi se ubwo nuko ubwo nyine ni intumwa za ngemba mwumva ari nk'intumwa nanone za rubanda abahagarariye rubanda mu rukiko abahagarariye intumwa za rubanda mu rukiko yego ministère publique nibo bita abashinjacyaha kuko kira ubundi tubanze tubwiye n'abantu badukurikiye ko ibi ni ibyaha iki ni icyaha kitari mboneza mu bantu iki ni icyaha nshinjabyaha icyaha nshinjabyaha ni icyaha mboneza mu bantu ubundi dore ko giteye duhere kuri icyo ngicyo ni cya kindi wenda naba nakwibye nk'igitoki ukamfata aho ngaho nge nawe dushobora kumvikana mbere na mbere bibaye ngombwa batwongera mu miryango bibaye ngombwa tujya no mu rukiko we wakiyizira wowe ndega ntabwo hazazi nyinshi baburanishiriza mu migoroba y'ababyeyi utwo tuntu tukemukira aho ngaho z'abaturage izo ni mboneza mu bantu
none ariko tuzifate kugira ngo tuzijyane mu rukiko tuzifate zageze mu rukiko wowe ubwawe wawihagarariye undega ntabwo ari umushinjacyaha aho ngaho bitandukanye n'imanza nshinjabyaha uwabaye offended uwahemukiwe cyangwa se uwahemukiwe uwakorewe icyaha abashobora kukurega yibwirije cyangwa se bimutunguye cyangwa se bamubwiye ko wenda umuntu yamuhemukiye akatanga ikirego ariko noneho igihe bitabaye ngombwa bitabaye ibyo ngibyo n'uwushinjacyaha bubimenye n'uwahemukiwe atabimenye ariko nyumva nabwo bashobora kukurega ku nshinjabyaha nuvuga ngo kiriya cyaha cyabaye hariya cyo kwica uriya mwana Michel woroheje niyo ba nyina na ba se batabimenya n'ubushinjacyaha bukabimenya mbere yabo bwashobora gutanga kiriya kirego ni inshingano zabo nibwo bwoko bw'urubanza ruri kuburanwamo ahangaha rwitwa nshinjabyaha kuko biranagaragara ko umushinjacyaha kurabona abahemukiwe bari mu rukiko icyo bavuze se ntacyo bavuze ni ubushinjacyaha bufata kiriya kintu ariko wumvishe ko bavuze ati yisobanuraga yabeshya nkumva nahaguruka nkavuga cyane cyane wabyumvishe kuri se wabo w'umwana ntago byemerewe rero ntago byemerewe nyine ni nacyo tuba tuvuga ngira ngo Mukeshimana niwe watangireho yisobanura ngira ngo umushinjacyaha reka twumve umushinjacyaha yavuze iki yavuze ati impamvu tubakurikiranyeho iki cyaha impamvu bakekwaho iki cyaha nuko ubu bwicanyi bwabaye bahari bombi bari bahari umwana agapfa bagakekwaho kuba bari bo bamwishe ariko ntibabashe kugaragaza undi wundi waba wamwishe mu mwanya kandi rero n'ikindi kintu gikomeye bombi barashinjana umwe ashinja undi buruzi ko aricyo kintu kigaragara ko uwishyuriye mwana ubundi urubanza rwana ngira ngo umuntu wese yaruca ahereyeho ko buri wese mu bari bahari babiri nta nubwo bombi cya kindi wavuze uhereyeho nta nubwo bombi bari kumwe gutya bombi babihakana bavuga ati muratubeshyera hari ukuntu ahantu baburana bavuga ati si uko byagenze wenda twembi twasanze bimeze utya umwe uriya mudamu w'umuturanyi wumva ko ari kubishyira ku mukozi arabishyira ku mukozi kuko bya mukozi afata ijambo yavuze ati ngewe ndashinja uyu muntu yatangiye avuga ati ibyo yavuze arabeshya uyu muntu niwe wakoze trike kuko urumva mu biganiro twakoze na bariya abantu bo mu muryango wenda reka tuze kugira n'ibindi dukora tuza kugira n'ibindi dukora n'umuryango nanone nyuma y'uko urubanza rubaye ariko mu byabanje bagaragaje ko uru rufunguzo rwari rumaze kubura inshuro ya gatatu iyi yari iya kane iyi yo kwica umwana yari iya kane kandi rugarurwa n'umuntu umwe iya mbere rubura bahindura iserire umuturanyi rukagarurwa n'umuturanyi iya kabiri rubura bahindura iserire umuturanyi aruza iya gatatu rubura bahindura iserire impano yo kubatoragurira afite impano afite iyerekwa afite ukuntu witeka mumurikira ahantu urufunguzo rubonetse ariko nyuma y'uko bamaze guhindura iserire ntabwo yaruzana mbere batarayihindura kuko mbere nabo barayifashije bakavuga ati mbere yaho abatekereza ko zitarahindura iyo serire ashobora kuza agafungura agakora ibyo agomba gukora by'ububisha akaduhemukira ariko abona tumaze kuyihindura agahita aruzana akantu umucamanza yamubajije kanshimishije n'agakoryo yamubwiye ngo urakeka ko arinde waba warishuye umwana aravuga ngo ndakeka ko ari umuntu watwaye urufunguzo ninde noneho kandi urufunguzo bakavuga ko ari we warutoyemo ntazo warujyanye ubwo ikibazo kiri ku warujyanye we niwe warugaruye kandi akavuga ko umuntu warujyanye ari we wishe Michel mu kwisobanura kwe rero ngira ngo atangira yisobanura harimo umuntu ufite confidence ufite wumva atyaye mu magambo aho hantu rero rimwe na rimwe banavuze ati reba umuntu uri mu rukiko aho hantu utaraharengana nahibagirwa ukaretone nyine uraza kugagarukaho umucamanza yavuze ati yahise avuga ati ubwo bivuze ko nawe utazi uwamwishe ntabwo uzi uwamwishe ariko ubushinjacyaha wowe
ni wowe bukeka ni na wowe bushinja. Niba utazi uwamwishe rero kandi ugaragaza ko uwamwishe ari uwajyanye urufunguzo wowe ukarugarura ukaba utamutugaragariza, ubushinjacyaha bukaba buvuga buti byanze bikunze ubwo ni wowe kuko ni wowe wazanye urwo rufunguzo warujyanye ninde kutamugaragaza ngo abe ari wowe wamwishe, ubwo ni wowe coupable. Coupable ti complaso que c'est coupable nuvuga ngo ushobora guhamwa n'icyo cyaha igihe namara kushinjwa kemezwa urukiko rukabyemeza azaba ari coupable. Ushinjwa wagaragaye ko ari we nyine gukora icyaha. Noneho mu mahame y'ubutabera mu mategeko agenga umwuga w'ubutabera ubucamanza harimo ko ugushidikanya kurega cyangwa se kuregwa biha amahirwe urundi ruhande. Niba undega ugashidikanya bimpa amahirwe. Gushidikanya kwagaragaye hariya nuko niba nisobanura nkashidikanya biguha amahirwe. Ugushidikanya kwagaragaye hariya umuntu yavuze ati uburiya uwamwishe nuwajyanye urufunguzo mu mboga je nararugaruye batuwo ninde hati reka datitse nke naramubonye nawe ibyo rero umukozi warujyanye yose none se katebeje ngo niwe nibura ati ni umukozi warujyanyeyo arutayo ngo ndubone ese yarutaye kugira muhurireyo yarutaye mu mboga kugira ngo ujye kuzisoroma muhita muhuruza uruzana ujye noneho n'ikindi yavugaga ko yatoraga imfunguzo akagira ngo ni abana bazitaye bari gukina ese abo bana bafite impano nanone yo gutura urufunguzo ugahora utoragura 2 3 buriya rero harimo akantu hariya harimo akantu yego twebwe tuba tugomba kwigira we are asked to be like this sibyo donc ntabwo tubifite turabibona namwe mubivuga ariko nanone hari akantu bigera ahantu hari akuntu bigera ahantu ukavuga uti byanze bikunze. Hari n'ahandi hantu numvishe Mukeshimana ari kwiregura yahereye ku buryo mu gitondo yazindutse agiye kwishakira imboga ari buze guteka yabuze kuvanga n'isombe ariko nabwo byancanze ukuntu yavuze yagiye gusoroma imboga ajya no kugura isombe ngo nimba babivanga na byose isombe uriya muntu tubanze twibutsa abantu ko ari umurokore. Yego ni umurokore upfutse umutwe upfutse n'amatwi ongeraho ko ari umuhanuzi wasengeraga abantu uhora na Bibiliya utwaza hari ukuntu bavuga ngo nibo batwaza Imana ibitabo no mu rukiko yarayifite ahubwo ngewe hari akantu ngewe uranyita ntekereza ngewe kubera yuko nzi neza ko yego n'abategetsi b'u Rwanda iyo bagiye kurahira imbere y'umukuru w'igihugu ku bw'inshingano yabahawe nawe bwarayirahira akavuga ati Imana izabimfashemo na Bibiliya banze biri hafi aho ngaho sinibuka neza ariko muri Uganda niho nzi neza perezida arahira afite Bibiliya byumvikana ko n'abayobozi b'inzego zindi aba yashyizeho nabo barahira na Bibiliya ariko mu Rwanda ntabwo nkibuka neza ariko byanze bikunze buri wese asoza avuga ati Imana izabimfashemo Imana ibimfashemo sibyo yego. Noneho rero uriya muntu nawe na Bibiliya ye ngo abonaga ko ari mu rukiko na Bibiliya ariko ngewe ndi umucamanza mbaye narize amategeko nkaba umucamanza biriya bintu byo gutera abantu amaranga mutima bituma abantu bashishota mirimire ugiye kuvuga ko biri mu bintu byakangiza se biriya bintu ngewe imiburanishirize reka nkubwire ngo n'umucamanza wenda ushobora gukurikira ikiganiro ngewe ninjiye mu rukiko ngende umucamanza ni ngewe president of the court cyangwa se ndi president w'inteko iburanisha umuntu wese uzana ibintu bitera amaranga mutima abantu nabimusubirishayo ziriya Bibiliya nazisubirishayo ibitabo by'indirimbo nabisubirishayo si wari ubifite wenyine ariko niho nabonye no uwari we wese waba ubifite hariya ni mu rukiko rutanga ubutabera ku bantu ntabwo rutanga ubutabera bwishingikirije ayo Bibiliya tubona kuko ushobora no kuyireba ugatekereza ko nka biriya ntuza Fulgence Kayishema yagaragaye afite Bibiliya agira gutya muri South Africa ngo Bibiliya ngo Uwiteka ngo Jesus is sinibuka neza iryo jambo rye ryanditse ku gitabo cy'iyobokamana yari afite ariko handitseho ngo Jesus is above Jesus is ni usumba byose hari gutyo yego nabanza akakigusubirishayo
wagisiga ahantu ubundi ukinjira uje kuburana utaje gutera amarangamutima yaba ku bantu bicayemo aho ngaho n'abacamanza n'abashinjacyaha. Urabyumva? Kuko hariya yego turarahira twebwe Imana izadufashamo, ariko ntabwo nakwemerera ko winjira wizanishwa ibyo bintu byo umuntu baragushinja baragukeka. Kwanza kuba iyo Mana usenga itaragufashije kuba utaba umuntu ukekwa, ubwacyo bigaragaza ko ari ikibazo. Imana y'abarokore ivuga ati nzakunyuza mu miriro n'amabuye uhagarare wemye, ngo uzanyura mu bikomeye kugira ngo ukomeye nerekane ko ndi Imana yawe. Kare ibyo rero amarangamutima y'Imana n'ay'abantu ku isi n'ubutegetsi bwabo ntabwo bigomba guhura. Niba ari ubutegetsi nyubahiriza tegeko nshingamategeko na ncamanza, mu bucamanza ntabyo kuzanamo Imana. Cara hano ibimenyetso bizana ubishyire hariya ubivuge bisobanuke cyangwa se bakunganire, nanjye nkubaze n'abandi n'ubushinjacyaha bukubaza. Hariya aho hakora ibimenyetso bundi ntago hakora Bibiliya mutima yo gutuma abantu bashenguka imitima ngo yazanye Bibiliya. Ariko icyo mbikundira uko wayizana kose ntabyo nakwemera. Uko wayizana kose nta hantu biba bihuriye. Sibyo ko ntibinakuraho ko urayizana nk'uko ari imyemerere yawe cyangwa kujijisha abantu umugani no kugira uburyo werekana utera aya marangamutima. Keretse ubizanye ahubwo akantu nakemera wenda nk'agashapure nakemera, kuko wenda ushobora kuzana ishapure ugaragaza ko nyine ibyabaye byabaye byanakubayeho wanabyemeye wabibonye. Harya Kazungu yaje yambaye umupira uriho Bikira Mariya. Yego shahora nawe naho mukuzamo wenda niwe yarafite wonyine cyangwa yabugoza atabizi cyangwa se wenda keretse numvise nshobora kuko umucamanza mu hariya abereyeho kubahiriza amategeko no kwa presiya. Yego burane n'ibintu ya presiya bidahuye n'amategeko. Wakavuga ati mu bushishozi bw'urukiko twasanze, ariko nanone duhuje n'amategeko ya naya twasanze bigomba kumera gutya. Ariko mbere yuko ya presiya, niba umuntu yaje kuburana yambaye Bikira Mariya na za Bibiliya zingana kuriya, akaburana hakana atemera icyaha aticuza, kandi ibimenyetso nkatangira kubona ko ibimenyetso biri kumushinja, finally nzafata umwanzuro yuko ari wowe wakoze icyo cyaha, nabanza nkagukuzamo bya bintu ujya wambara uzana wambara, kuko nubundi iyo biba byerekeza ubuhabona mu miburanire mu myiregurire ubibona iyo byerekeza, si byose Samu? Yego rero nabanza nkabigukuzamo kuko ibintu byo guteza amarangamutima cyakora wemera kuba warakoze icyo cyaha ukasaba imbabazi nka kuriya Kristo yaburanye yemera. nka ntuza nka uyu mutipe wanyu ninde wa mutegetsi bampora iki yaje kujabuka bampora iki uriya yashobora no kuza yambara agapira rwose kubera ko yemera n'icyaha akasaba imbabazi nibura ako kantu kaba kamufashije izo appreciation urukiko rurazemererwa, umucamanza arazemererwa gushyira mu gaciro k'ibijya abona. Ibyo rero wabishyira mu gaciro. Turacyari gukurikirana n'ubundi turi kuvuga ku bijyanye n'uburyo Mukeshimana yisobanuraga yireguraga avuga ko uburyo gahunda ye y'umunsi yari ipanze, yavuze ko yagiye mu byo gukurikirana gushaka Gasombe, aho byavuye mu gitondo agaruka mu rugo nyuma ya saa sita, mu masaa saba gutyo, hagati ya saa sita na saa saba, hagati ya saa sita na saa saba nibwo yagarutse. Ubwo urumva yagarukanye rya sombe rye, urumva abanza kurishyiraho, atangira gushaka ibirungo, harimo haje za tungurusumu n'ibiki. None aho hantu wibuke ko ariho hantu ngo uwo mukozi yamubwiye ati nataye urufunguzo. Aravuga ati uyu munsi ndi kwiyumva ko mu bari bunyirukane. Undi ngo aramusubiza, ese ko numva ufite ubwoba ko bakwirukana utinya gusubira iwanyu? Umukozi aramubwira ati nataye urufunguzo, kuko yari yahamagaye nyirabuja. Aramubwira ati nabuze urufunguzo. Nyirabuja aramubwira ati ukoresha ubushoboka bwose ntahe warubonye. Oya dore ukuntu ahubwo nyirabuja bigenje. Nyirabuja kubera akimara kumubwira ati nataye urufunguzo narubuze, ntabwo yari inshuro ya mbere, yari ya gatatu, yari ya kane ari bamaze kurubona. None agatima gakubita kuri za nshuro eshatu za mbere. Aramubwira ati niba warutaye ugumaho ntugire aho ujya, ugumaho paka niyiziye, kuko
ntabwo ari ibintu biri normale kuba twabura urufunguzo muri urwo rugo bwa mbere tugahindura iserire bwa kabiri tugahindura ubwa gatatu tugahindura kandi aribwo ruhita rugenda rugaruka nyuma y'umuntu ubyihishe inyuma noneho ukaba wongeye kurubura tudahari baho gumaho ngaho ku rugo urumva yari abizi neza ko urajya kwinyeganyeza kuko n'ubundi mu byo avuga ko ntago yari umuturanyi babanye neza ku buryo ari wa muntu yisanzuraho abwira ibintu byose nkeka ko ariyo mpamvu yabwiye umukozi uyu mubwiriza butumwa niba ari umubwiriza butumwa Mukeshimana nyine yahoraga ashaka gusengera nyirabuja ashaka gusengera uyu mugore Nyirankundimana Konsori akabyanga akavuga ati ibyo usenga simbyemera aravuga ati nanjye ndisengera amakuru dufite ni uko uriya mugore ashobora kuba asengera mu bantu b'abarangi si wabyumvise se hari abarangi se ntibabaho ntabwo wabumvise Afrimagise ibakorera urabona ko ibakorera kuri YouTube abarangi ni abantu bajya gukora ko barukora ariko bakoresha izindi mbaraga abateiste bahakana ibintu ibyo ari byo byose ariko bakoresha izindi mbaraga zitava hera ngo ziva epfiri mpamvu ukanone ngashizemo twebwe aba YouTube tugomba kumanza kwiyemera kwa kamemo tukemera ko ibyo dukora nabyo bifite gutanga amakuru kuko ntago ari injiji zihakorera sibyo hanyuma rero ndashaka ko tuza kureba kuri operation amaze kuzana isombe arisizeho uwo mukozi yavugishije nyirabuja yamubwiye ati ntuvaho urumva ko yari ari kumwe n'uwo mugore iwe yavuze ko uwo mwana Michel Nyakwigendera yari arimo akina n'abandi bana yari ari kumwe n'abandi bana ho mu rugo baho ngaho umukozi we yavuze ati ubundi uyu mwana kugeza nka 9:00 kuko yavuze mbere ya 9:00 yari ari gukina n'abandi bana yari araho katakata umwana w'igitambambuga umwaka n'igice abatangiye abagenda yego wenda ataravuga neza ngo futura ijambo ariko abagenda noneho yararaho mu bandi bana barimo abo muri urwo rugo bagiye bava ku ishuri mu buryo butandukanye harimo nabo uwo mugore ukekwa kwicwa ariko tuvuga gutyo abakekwa ni babiri kugeza ubu harakekwa umukozi agakekwa n'umuturanyi ariko umuryango ugakeka noneho umuturanyi urumva ndetse bo so rero uruhinja rero baranemeza abo ariko nyine ntibabyemereye kwemeza yego noneho rero umuryango umwana yari arimo gukina afatwa n'abana b'umuryango bose muri rusange yego nyuma afatwa n'agatotsi umukozi uriya mukozi Mutuyimana avuga ko yamuryamishije atanamwuhagiye atamwuhagiye 9:00 urumva aza gushyushya amazi nyuma amazi yaratari yashyushye kuko amazi yashyuhije ari guteganya ko umwana ashobora kuba agiye gukanguka aho nyine ahubwo yagarutse kuganira na wa muturanyi aribwo yamuhaye inshingano zo yatangiye kumwereka amafoto yamwereka nkwereka abana banje hari akantu ntafashe neza ariko karimo ibintu by'umuntu wamurogeye reka nkwereka abana banje ejo nababone niba nava ku ishuri niba usanga hano bakagusaba kubirya abasubiza inyuma niba nakumanga bitazaba ibintu bitunguranye yego abana banje bamenye atangira kumwereka amafoto nyuma y'amafoto hakurikiyeho guhita azana tungurusumu ariko muri ayo mafoto tarahava hari ifoto ngo yamweretse ngamwereka umwana we umwana atamuzi uwo mukozi abona atajya amubona noneho undi aramubwira ngo ni umwana wanjye karibu ngo yamurogewe nande hari akantu k'uburozi kajemo ntabwo nagakurikiye neza wanza hari ahantu yabanje kuba uriya uyu Mukeshimana none ahantu abantu yari aturanye nabo uwo mwana yamweretse muri ayo mafoto baramumurogera yego ariko ntabwo yabaga muri rurarugo nyine ntago haba ibwo yarapfuye wenda simbisi ntago nakaretonye kuko urabona mu rukiko mbere na mbere urabona mu zo mu rukiko muri iyi minsi hari amabwiriza yasohowe n'urukiko rw'ikirenga kutemereye kwinjirana ikintu gifotora cyangwa gifata amajwi uretse gufata mu twazigize siransiye usibye gufata mu mutwe no kwandika hari igihe rero burya mujye mutwihangana mwe mudukurikira hari igihe bavuga ingingo y'itegeko kuko ntago turi abanyamategeko ikagutoroka uyandike neza cyane ko kubera ko ntiwari kodinze ikindi ntunayizi nturi umunyamategeko kandi bayivuze bihuse nta nubwo bari kubivuga mu nyungu zawe
nk'umunyamakuru babivuga mu nyungu zabo nk'ubucamanza. Urumva nk'ako kantu kari ku ruhande y'inkuru cyane nta nubwo kari ku ruhande tuba ducunze. Ariko hari ibintu buriya mu rukiko nibura bagombye kuzashyira amategeko tunanenge, ariko tuzaza no gushimira perezida w'urukiko hariya tunanenge gakeya. Buriya bagombye kumva ko niba abantu batwitabaza kuko bajya badutumira mu buryo butandukanye mu minsi itandukanye, umunsi uyu cyangwa se uwundi bakaduhugura cyangwa se bakadufasha kubafasha mu kudiviriga message bakeneye ko igera kuri rubanda mu bijyanye n'amategeko. Ariko niba kandi nta handi tuzadivirigira amategeko bitanyuze mu bucamanza hariya, ntabwo ari uko baduhuguye ngo tujye guhugura rubanda, tugenda ibyo bintu tubikora muri pratique zabereye mu rukiko n'ubundi. Yego. Iyo bavuze bati abanyamakuru n'abafatanyabikorwa, ariko nanone nimwemerere kurikodinga mu rukiko, nimwemerere no gufata amajwi n'amashusho. Wenda amajwi n'amashusho ushobora amashusho ushobora kureka kuyafata kubera ko kubw'impamvu z'umutekano w'uburegwa cyangwa se ukurikira mu icyaha, ariko nanone mu nyungu zo guha abantu amakuru yuzuye. Kuko iyo utarikodinze ntabwo ngenda umunyamategeko, ibyo mubanze mu byumve ko nawe urumva nta memoire nakoze. Umuntu ntabwo yaburana uri kwandika ngo wandike ibintu byose, ngo wandike ibintu byose. Hari ingingo z'amategeko bavuga rikagutoroka, yego, ukazajya kureba ugasanga uratatona, wenda wasubira inyuma ukagira, ariko wabirikodinze wasubira umuntu afata keyword cyangwa se twatu du keyword turi aho ngaho. Ariko ntabwo bitworohera, biba bitugoye. Hano ubutemere gufata ishusho, utemere gufata amajwi, ibintu byinshi biragutoroka. N'ubu ngubu memoire zacu ziba ziri tayari, urebye ku rugero rushimishije, kubera yuko kugira uretone ibintu byanditswe nako byavugiye mu rukiko nabyandike unabisubiremo, ni ibintu biba bisa nkaho bigoranye ukuntu biratugora. Aho hantu rero cyangwa tuboneho tunashimire perezida w'urukiko nanone uko yitwaye. Reka tumushimire kuko ibyo ari byose yatworohereje kugira ngo tubone amakuru twashakaga. Reka urabona uyu munsi ejo nibwo twamenye ko urubanza ruri buze kuba, kandi murabizi kujyamo twabashe kwandika ni process. Ugomba kuzamubona inkuru zo mu rukiko buriya zisaba ziravuna process. Jerry ni sawa. Uvuga ngo ugomba kwandika mbere y'amasaha 48 bimenyesho hasigaye amasaha 12 tugomba kwitabira urukiko. Aka kantu rero tugezeho ngira ngo niho hantu narindi kuvuga ruzingiye kuri tungurusumu. Ubwo ntabwo twe twagashimiye perezida w'urukiko. Perezida w'urukiko turamushimira, twamushimiye, turakomeza n'ubundi tumushimire kuko aracyazamo mu nkuru, kuko muri tuzasubirayo. Yego, tuzasubirayo. Ubwo naringeze ahantu ho kuvuga ngo umukozi urumva imiryango yabirarebana n'umuturanyi yavuye kwa nyirabuja mu rugo kwa mama kwigendera Michel, aza ku muturanyi mu nzu, bamaze kumwereka amafoto, azanye tungurusumu nyinshi. Amena inde Mukeshimana ukekwa mu nzu yande iwabo, mu nzu ya Marirose. Yego, ntihazanye tungurusumu yo kurunga ryasombe, kagasombe kari gushyira ibintu mu isombe, kagasombe kari ayitegeje nde, ayitegeje uyu umukozi wo kwande, umukozi wo kwa mama Michel, wo kwa Konsole. Yego, yitwa Mutuyimana Liberata. Arayimutegeje mu nzu ye, ati urabona tungurusumu ukuntu bifite utuntu tunuza ugomba gukuraho mbere yuko yise. Wumvishe ko n'umukozi yari nyinshi. Ndwana nawe bibaze tungurusumu yatunganyije mu gihe kijya kungana n'isaha. Undi yasohotse, undi yagiye tawura wa ngo urufunguzo yarushize hehe, hari ahantu bamubwiye ngo arushyira, noneho akasorwa inyuma, yaranasohotse aramubura, arahamagara yo kuzitunganya. Nyuma yo kuzitunganya arasohoka aramuhamagara, aramubura, ajya ku irembo hirya kuri ya mirima ye. Agarutse yongeye guhamagara, yumva yitabiye mu cyumba cye. Mu cyumba? Mu cyumba cyararamo cy'umukozi. Oya, Cyebwite uyu Mukeshimana. Yeze amatase ku muryango arumva. Nyine ubwo niho hantu urumva aho hantu harimo ako nagakurikiye cyane kuko niho ahantu hatungurusumu nahakurikiye kuko niho numvaga ruzingiye. Ko ngene rindi gushaka umwanya umukozi yaba atarari kumwe n'uwo mugore. Twumve neza umwe wenda igihe yaba yarakoriye ibyo bikorwa wenda byo guhekura uyu muryango. Nsanga
cyangwa se nkeka n'umuntu wese wari urimo hariya yese wumva aho hantu umukozi yari ari gutonora tungurusumu mu gihe kingana n'isaha, yavuze ko ari mu gihe hakozwe ibintu bingana iki. Yego, muri icyo gihe kingana n'isaha azicayeho ariko zitunganya. Harya yavuze ko niba wanakurikiye ngewe ubwo numva kashobora kuba kantorotse kandi ntabwo ari icyaha kuba kantorotse, kuko urumva tuba turi muri kondisiyo zitaturyoheye arega mu rukiko buriya dutara amakuru bitatumereye neza. Uriya mukozi ajya mu nzu ya ajya mu nzu ya Mukeshimana yasize afunze umuryango w'inyuma. Afunze umuryango w'inyuma. Arega wibuke ko imfunguzo zari zabuze dejari, kandi nukuvuga ngo icyumba cyari gifunze yanabisobanuye ni icya nyirabuja. None imfunguzo kandi zabonetse nanone zafunguye icya nyirabuja. Ni nazo zari zabuze kuko izindi mfunguzo nahise aho umwana yari hari hafunguye. Hari hafunguye yabisobanuye. Hafunguye. Yavuze ko ari n'umuryango generale w'inzu. Yego. Nawe wari ufunguye. Icyumba cyari gifunze. None izo mfunguzo zikaba zarabuze kubera iki? Izo mfunguzo zifungura kwa nyirabuja. Izo mfunguzo zabuze nazo yavuze ko zaje kongera kuboneka. Kandi zarabonetse, ari yego zarabonetse, ariko zari ziburiye iki? Zari ziburiye iki se ko atari ubwa mbere zari zibuze. Ufite ubwo yashoboraga nimba ari nk'umuntu wari warateguye umugambi yashoboraga gukeka ko umwana ashobora no kuburyama mu cyumba. Ashobora kuba yazigurukanye avuga ati umwana ashobora kuba aryamye mu cyumba cya nyina. Yego. Wenda arahiga asanga aryamye mu cyumba kiri aho hafi. Kandi noneho arazijyana araziburisha. None n'ikindi kintu cyakurikiye ibyo kuko ibyo bintu byabaye mbere ibyo kubuza imfunguzo. Byari byabaye mbere. Nta nyirabuja aramubwira ati ugumaho. Byanabaye mbere. Kameme yaragumyaho ariko mu nzu ifunguye. Kandi kantu wibagiye. Byabaye mbere uwo mudamu azana imfunguzo. Bafunguye zanga gufungura. Arazimusubiza. Zafunguye bwa mbere kuki? Ku rugi rusange. Ubwo yarazifunguje kubera ko yari afite n'ubwoba n'iki zanga gufungura. Aramubwira ngo ntago ari izacu zinsubize. Arazisubirana kuko wibuka ko nyuma yagiye kuzimwaka akamubwira ati mpazamfunguzo ndebe neza mwongere ndebe ko zidafungura. Abanza kuzimwima. Nyuma aramuherekeza basanga zirafungura. Anavuga ko ngo yahise arya tuntu twose nadukurikiye tw'imfunguzo ngo yasanze hari dukiharya sinzi tuntu yari ya soya yari raho hasi byandika nabareko se so yivuye ntabwo tuntu twari kuncika hari ya soya yasanze iri aho hafi aryaho cyakoze sha ibyaha iyo kiva kure cyane. Uzi ko icyaha ari nk'umushinga w'iterambere. Ngira ngo rero ayo masaha ari gutonora izo tungurusumu ari mu cyaho ukageraga gutegura umushinga uzinjiza amamiliyoni. Nyuma rero yuko amaze gutona tungurusumu amuhamagaye akamushaka ku irembo akagaruka agasanga ari mu cyumbi we. Ngira ngo aho hantu Jerome niho hantu urumva yarabonye amasaha ageze aravuga ati reka nshyushya amazi noza umwana kuko yavuze ko umwana hari igihe yamukanguraga n'igihe umwana yikanguraga akizana. Noneho aho hantu niho nyirabuja yamuhamagarira amubwira ngo arashonje. Ahita ateka ibiryo abiha uriya mwana w'uyu mudamu mukuru abishyira mama we ku kazi aho akora. None rero aho hantu urumva amazi yo yarakiriho urumva yarabanje gushyiraho amazi azikagiye bigiye kubanza arabanza guteka. Ubwo urumva cyari kigikurikiyeho yari amazi amaze kubona amazi avuga ati reka mbanze amazi yabaye tayari reka nje kuzana ko ngira ngo n'inkuru twakoze tujyayo twasanze nayo mazi yarakiri ku mbabura kuko bimwe mu bimenyetso RIB yagombaga gukurikirana uzi ko nari amazi yaragihari ari muri ya safuriya bimwe RIB yari yavuze ati ntagire uyakura hano ni bimwe mu bimenyetso tugomba gukurikirana. Mu kujya rero gukangura umwana niho hantu nyine yakanguye umwana akajya avuga ati yasinziriye cyane amukoze yaziwe nk'umwegora ahita abona amaraso niko guhamagara mama we ndetse mukuru w'uwo mwana niwe waje kumuterura
aravuga ati mwana yapfuye ati Michel yapfuye byarangiye binavuga ko bagiye undi ahita avuga ati none ati hagira umukoraho mu bana be hagira umukoraho bitaba ibyanyu urumva biza kurangira hamagaje nyina nyirabuja nyine araje bamujyanye kwa muganga aho hantu ho kwa muganga uriya mudamu no mu buryo yishinjoga yavugaga ati ngiye rwose naramuherekeje kwa muganga reka nta initiative yagize nyine ubwo niko nyirubwite we avuga ko yamuherekeje rwose ati ubwo natangajwe n'inshuti nk'umuvandimwe baje kunkubita amapingu bankuye kwa muganga kandi ubundi ubuyobozi hariya nibwo bwavuze ati herekeza umuturanyi ye kugenda wenyine agira ikibazo kandi urumva yajya arira yajya amufasha kuri ati vuga ati umukozi araduhekuye we umukozi araduhekuye mbega umukozi w'umugome we n'ubundi yo mu cyaro twavukiriye iyo umuntu yarogaga umuntu abantu b'abaruzi barogaga warebaga cya kintu kiri kwiriza ubundi bahita bashaka kubaruye ushobora kuzana ibyo kwiriza bakagukeka ari wowe ngo yahise anahamagara umugabo we kuko umugabo yari amaze kuva urumva ibyo byabaye mbere y'uko biba gato umukozi abimenya umugabo yari yamaze kuva ku kazi yageze mu rugo ngo yanamushyurije n'utuzi agiye no kumuha ku gasombe urumva kari kamaze gutungana ngo amere neza nk'umuntu uba uvuye ku kazi nyine guhigira umuryango ariko ibyo byose byabaye urumva ko bowe bari bamusize mu rugo ahita amuhamagara niwe wamuhamagara amuga ati uwo mukozi ntagucike yishe umwana bageze kwa muganga umukozi arafatwa imodoka iramuzana imunyuzaho muri RIB noneho na nyirabuja kuko yagiye kwa muganga bamuhamagaza kuri RIB ahageze bati zana uwo muntu urumva umukozi baramubajije uriya mudamu anavuga ko mama wa nyakwigendera mama Michel avuga ko RIB yonyine yaravuze ati uyu mukozi uzanye biragaragara ko ari wishe kuko ibintu ari gusubiza bigaragara ko atari wishe muzana uwo mudamu muzana uwo mudamu ni ari hehe uyu mudamu rero kuri kese yaregwaga yuko zimwe mu nzego zishinzwe umutekano mu bagiye kumufata hika ko ari daso ni daso ngo yarababwiye ati noneho satani yandiriye ndabona agiye kuntanga mu mbabarire mbaye icyo mushaka cyose ariko ngo yabemereye ko ari we wamwishe ariko uyu munsi we yabihakanye mbere yavuze viziyo ko yavuze ati ibyo bintu kandi koko mugani hakora ibimenyetso hari ibyo byo kubera ko ari ibyavuzwe nawe ubwo wumvisha ari kuvuga ati ko batandeka nkayabaha ayo mafaranga ashaka kubaha bakamfatira mu cyuho none bitari ibintu byo kumpara nawe barampara bikatiye ayo mafaranga bavuze ngo nagishatse kuba hari hehe ko batandeka nkabanza nkayabaha nyawahe none banamfatira mu cyuho ndi kuyabaha asi kuburana ariko umugore uri hariya azi kuburana ni mubi cyane wagira ngo dutangira nabikubwiye navuze yisobanuye ntangira kuvuga ati tugiye kubona undi muntu ntangira kuvuga ati menya ari uyu mukozi wasanga ari umukozi ariko umukozi nawe uko yisobanuraga noneho hari n'akandi kantu urumva umudamu yamaze kuburana neza twumva aregamye hajyaho umukozi rero mu kuvuga nta nubwo yavuze ibintu byinshi iracyari umwana ariko ibyo ari byo byose yavuze uko byagenze nta kintu yongereyeho nta makabya nkuru yari arimo yavuze ibintu umukozi ni umwana w'imyaka 23 hagati ubwo ya 20 nta bintu byo gutegura urubanza no kumenya ngo urajongera gute urabona ko hari igihe byageze baramubaza bati se umukozi hari ikintu yireguye umukozi noneho umucamanza ageze aravuga ati se wowe Mukeshimana hari ikintu wongeraho ukurikije ibyo umukozi yireguye ndaravuga ngo ubundi ikintu ngo nongeraho nkajyanditse ntibikira kanse ndeka nifashishe umva n'ikindi kibazo yavuze ndakibutsa urakoze gukanyibutsa bukibuka hari ikindi yavuze agitangira kuvuga ngo ibintu uyu mukozi ari buze kuvuga ngo nivyo bamutekerereza urumva ko ngo uyu muryango wa nyakwigendera ujye umusuruka mubwira ngo ajya bibashyiraho yateye amaranga muti mu rukiko n'abari mu nteko iburanisha n'abari mu nteko ukurikirana urubanza bakurikirana urubanza ati ndi umubyeyi ukuze mukuru mu mama ntabwo nakica umwana ngo nanamutorutire ngo mwotse mu gahanga ibikinira ntabwo ibyo bintu nabikora none handi yanabera umuhanga kubera akazi kuri mukozi yari buze kumuvamo yabanje kubisegura mbere aravuga ati uyu mukozi baza kumureba bakamubwira ati byose uzabinkireho umukozi nawe bamuhaye akajambo aravuga ati ibyo bintu avuze
ni ibintu yirirwa ategurana n'abagore mu rukiko abandi bafunze muri gereza ngemba nibereye nka hariya ndabyitaza simba nshaka no kubyumva ariko ni ibintu bategurira hamwe bamubwira ukuntu bamubwira ati uzavuge gutya nta gutya dore uko urubanza rugenda dore uko bakubaza dore uko usubiza dore uko ugomba gusubiza dore uko ugomba gukwepa iki ngiki iki niki bazakikubaza hari ukuntu wibaza wowe urabanza ukibaza mbere yo kujya mu kizamini aravuga ati ariko tica nambaza gutya bizasubiza iki ni pre-exam n'ikindi bigaragara kuri mukozi ashobora kuba yaranze ako kanama ko gutegura ibyo baziregura bari kumwe uko wenda yacyemera bari kuvuza bati wowe uzavuge gutya n'uyavuge gutya muhurizemo yanze rero ko bazasubiza ibintu biri mu murongo umwe waravuga tuzasubiza ibyawe nanjye nzasubiza ibyanjye nk'ukuri umukozi aravuga tuzasubiza ibyawe nanjye nzasubiza ibyanjye kuko undi yavuga tuzasubiza mu buryo umwe nk'uko banyigishije turutsinde di urumva umukozi tuzasubiza ibyawe nzasubiza ibyanjye ntabwo bari kumwe disira umukozi nuko navuga ngo arabeshya ntabwo ariko byagenze uyu mudamu asanzwe abana atenanye n'abaturanyi koza aravuga ati ari n'ukuntu yavugaga mu rurimi umuntu atashakaga kumva nimba ari za ndimi ziri haruguru iwanyu ariko zikari ruguru ibintu iyo umuntu avuze ngo kwakura umuntu ni nko kumusuhuza no kwakura ni uguhamagara ni uguhamagara ariko zikuri mwana ari ruguru hari n'uwiwanyu uriya mwana kuko yavugaga ikintu cyo kwakura nkabona ubundi rero nkabona umucamanza nawe ntabwo ari kubisobanukirwa kuvuga kuri kwinshi atari byo kandi atari toute vérité n'est pas bonne à dire ariko niwumva ruguru iriya abanyamafuti n'amanyanga n'amacabiranya bazaba ari bake bagira ukuri barimo ariko nibabona nkanjye wenda byabaye ngombwa kise bibaye ngombwa ko nkubeshya sinakubeshya ariko uriya mukozi rwose ati mabuje hari igihe yamwakuraga ukamwihorera uyu mukozi wo mu rugo yavugisha gukura akavuga ati njye nabonaga njye nahageze ariko ati bamwishisha akavuga ati niko nabisanze ibyumweru bibiri mu gihe gito nari impamaze ibyumweru bibiri nasanze umwe yakura undi ngo namwikirize donc bita bahamagarana ibyo yise kwakura kwakura no guhamagara apere donc ukaba washobora kumva urumva nkahita nkasipoza ko ntakumvishe nkakumefia wenda nkitaba nko ku nshuro ya gatatu mu by'ukuri nicyo yashatse kuvuga ngo aramwakura undi akamwikiriza atabishaka akamwima amatwi niko kurera abagaragaje hari uriya mukozi n'uwa hariya ruguru ubwo ngubwo ngira ngo ntabwo yaba ari umunyacyango kuko ntabwo kwakura nanjye ubwanjye ntabwo nzi ari ibiki wabyumvaga ukavuga uti ndi kuvuga ndaza kukubaza ahubwo dusohotse kari kacitse urumva ko mu buryo uriya mukozi we yasobanuye nta nubwo yavuze ibintu byinshi kuko ibyo byose we ntago yigeze agira abantu mugani ubundi ikintu cyo kintangaza mwana muri cya gice cy'amajyaruguru yacu ni ukuntu tuvuga ururimi rwacu dialecte rurajya kumera donc ni nkaho duturiye Burundi ubundi twebwe ubundi kira rwa rurimi bavuga ngo ni dialecte y'amajyaruguru ngigicoga ngibiki ubundi ugiye urujyanye nko ku Kanyaru hafa wakumva ari nk'ikirundi nibwo bansabi bavuga nibwo bansabi bavuga wakumva ari nk'ikirundi ariko ukuntu twarwadabuse tudatuye Burundi abarundi batarufuka biracanga sana ngira ngo wenda turi kugana ku musozo kuko urumva nyuma y'ibyo byose umukozi we ntago yavuze ibintu byinshi yavuze process y'uburyo ibintu byagenze kandi umukozi rero yamaze gusobanura ibintu bye rwose camanza baza mukesha abivuga aravuga ati rwose niko ari icyo wongeraho kubyavuze Mukeshimana nibwo yavuze birara rumaze kuvuga mu kanya niho yahise avuga ati rwose murabona ko ndi umubyeyi wabyaye kandi ukuze ntabwo nakica umwana nkujya no kumugura mu mwana urwagashinyagura abantu mu rukiko batiye baba we bati Mana Nyagasani bati nibiki bati ngubu ntatwiyemeyeho ntashatse kugaragaza ko atakora icyaha kandi tukimukekaho ahandi hantu niho yahise akubitira cya kinyoma ntago mwita ikinyoma kuko ntabyo wenda yireguraga nibwo yavuze ati uyu mukozi wubwe yarambwiye ngo naramubwiye ngo umwana abaye iki haramubwiye ngo umwana yamize urufunguzo ariko ako kantu kanatangaje ngo yamize urufunguzo ngo nirwo rwamukoromera
ibaze yari umize mu kanwa ruhinguka hano urumukomeretsa hano ibaze ikintu umuntu amize hano kikamukomeretsa ngo ni muri Nyiramivumbi niko Jerry yambwiye hano se mu bitugo bita gute Nyiramivumbi harya ni hano ni mu misaya ariko ahangaha ubwo ni hano hafi y'ugutwi reka tubivuge gutyo noneho ako kantu naho yahise avugira ngo none se akaba urufunguzo yamize ngo kupfa ngo baketse ko yarari kurota akabyuka akagenda kubita umutwe kumbabura inshuro ebyiri kuko batugaragarije ko yakomeretse ahantu hamwe hanini mu gahanga n'ahandi hanini n'ahandi hashatse atangana n'ahambere nyine hanyuma arangije bari bamuteye icyuma mo hano yaviriranye amaraso yuzuye muri supanete ibyo twarabibonye ku buriri hehe muri supanete hose ibyo nibyo byerekeje ku rupfu rwe disi aho hantu akimara kuvuga ibyo umucamanza yabajije uriya mukobwa w'umukozi Liberata Mutuyimana aramubwira ati ibyo bintu avuze nibyo Liberata ahita avuga ati oya rwose uyu mudamu arambeshyera arabeshya n'ikimenyimenyi yanavuze n'ikintu n'ukuntu ngo yamuteje urubwa aho bafungiye ni ukuvuga ngo aho bafungiye bombi uriya mukobwa niwe witwa umwicanyi yakoze agapropaganda Jessica Soke bigaragara ko umukozi ari no hirya yigunze nta muntu bavugisha abadamu bose bari aho yamaze kubabwira ukuntu uriya mukobwa ari umwicanyi kuko nabyo yabyongeye ati yirirwa ansebya abwira abantu bose ko ari njye nishe umwana ko ndi umwicanyi birababaje umucamanza amaze kubyumva inteko igizwe n'umucamanza umwe n'umwanditsi umwe ndetse n'umushinjacyaha n'inteko n'abagize inteko ikurikirana urubanza apana inteko iburanisha umucamanza aba ari imbere aravuga ati ubu iburanisha ry'uyu munsi ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rirasubitswe ariko twibutsa ko ubushinjacyaha bwagaragaje ko aramutse afunguwe yabangamira iperereza ndetse akaba ishobora no gutoroka ubutabera hanyuma Mukeshimana Marie Rose aravuga ati ngewe nafungurwa nkagirwa umwere urukiko rubikurikirana icyo mushinzwe mu ndenganure mu ndekure nidegembye ikintu cyo kuri Mukeshimana yongeyeho ari gusaba ko bamureka yagaragaza impungenge ku bana be ngo bandagaye ngo bavuye mu mashuri umugabo we yarafunguwe kuko nawe yafashwe yego hanyuma afunguwe ngo induru ziravuga ku gasozi ibintu umuryango wa nyakwigendera Michel wamaganye wanagize uruhare mu gutuma afungurwa kuko babonaga kadakekwa biri mu bintu byatubabaje kuko atarahari biri mu bintu byatubabaje mu gihe havuga ngo umugabo we yavugirijwe induru aritwe twagize uruhare mu gutuma umugabo we afungurwa ikindi cyo kuvuga ko abana be bandagaye bavuye mu mashuri bari kuki bari kumwe na se n'abandi bo mu muryango wabo nta kibazo bafite kandi ingabo bose yabaroze ashizemo n'umwana we wariye ku burozi nk'uko byaketswe hanyuma umuryango w'uwagenze wa nyakwigendera uramuvuza nawe ari muri normalite umwana w'uwo ukekwaho kwica aratuje araho ari mu buzima na se nyine bari mu buzima busanzwe kandi nta gikuba cyacitse kuba se yarafunguwe kubera yuko se n'undi muryango wakorewe icyaha wari wabonye ko se we yari yiviriye mu kazi adafite umugambi mubisha nk'uw'umugore we urukiko rero rwanzuye iki rwanzuye ko ku itariki 16 z'ukwa gatandatu 2023 saa 8 zuzuye aribwo mwanzuro uzafatwa hakamenyekana niba Mukeshimana Marie Rose na Mutuyimana Liberata bazafungwa by'agateganyo cyangwa se bagafungurwa by'agateganyo cyangwa se umwe muri bagafungwa by'agateganyo cyangwa se umwe muri bo nanone yego ubwo ni kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo rwanza urukiko rwa byapwese ikindi ntasoza navuze n'ubusabe bw'uyu muryango ndetse na bamwe mu baturanyi kuko babonye ko ku rukiko hari abaturanyi abamama benshi bari baje noneho bose bafite ubusabe bwo gusaba ngo
niba tangira kuburanishirizwa mu mizi bazazanwe kuri tere cyangwa se aho yakoreye icyaha, kuko ni naho navugiye ko bamwe mu badamu bumvaga ko bavuga ati hari n'ibindi hari n'abandi bantu, kuko ntavugwa neza. Wumvishe ko n'umucamanza yabimubajije ngo upfa iki n'abandi bantu uretse uyu muryango wenda ukekwaho ko wiciye umwana, abandi bantu bo mufiki, kuko urumva ko hari ibindi bintu bindi afitanye n'abandi bantu. Hari abandi baturanyi batanze indi makuru, ya makuru uri kuvuga yo ntuza atagaragaye menshi amwe namwe. Yego, twanasoza rero, twanasoza. Reka dusoze ubwo kubera ko icyemezo cy'urukiko tuzakomeza gukurikirana abantu. Gusa nibyo ni inkuru ibabaje, te n'agahinda. Tugasoza tugira uti ubutabera buganze. Ubutabera buganze. Kudahana bicike. Amahoro. Iyo nteruro ariko ntago ari yanjye. Ni indirimbo. Ngira ngo ni indirimbo atambutse mu myaka yashize ko amahoro atsinda amahano. Ingoma ibihumbi. Ubutabera buganze. Amahoro bicike. Amahoro atsinda amahano. Ingoma ibihumbi. Ngira ngo ni imwe mu ndirimbo yakoze cyane mu bumwe n'ubwiyunge. Ya komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ikiriho. Yego. Ariko nanone ntabwo wavuga ngo komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge yavuyeho, kuko yagiye hari muri minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda, kandi bira byose bihurira nanone mu kungo sosiyete nyarwanda, kubera ko niba yahemukiranye hagati yayo. Reka ngushimire cyane, wakoze. Reka nshimire n'abakunzi bacu abo ITV Rwanda ndetse n'Urugendo Online TV. Tuzakomeza kubakurikiranira kandi dukomeze kubana dufite umutima wa kimuntu, cyane cyane ababyeyi. Ngira ngo iyi nkuru irimo inyigisho nyinshi cyane, irimo by'imyemerere ku barokore bisuzume, abandi umubyeyi wabyaye wese uri kureba iki kiganiro, urukundo no gukunda umwana wese nk'uwa abari mu biganza. Amakuru akomeye arebana n'umutekano, ubutabera, politiki na diplomasi byo nakagaruka samu. Iteka bahire. Genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.